Karagiteri rero baratubwira yuko abantu ntabwo bazakwibukira ku bikorwa cyangwa se ku byo wagiye ugeraho, ahubwo abantu bazagenda bakwibukira ku kuntu wagiye ubafata, ku kuntu wagiye ubana nabo, ku kuntu wagiye ubatreatinga ukuntu wagiye ubitwaraho. Nicyo kintu abantu bazareba cyane kuruta uko wagiye ugira ibyo ugeraho. Yego ni byiza kubigeraho, ariko bigeraho hari ukuntu wabanye n'abantu muri gukorana muri icyo kintu runaka. Iyo rero ni karagiteri yawe, nicyo kiza ibikuranga muri kwa kuntu uba uri kugenda ubana n'abantu mu bikorwa runaka, mu nzira runaka. Nibwo wumva ngo umuntu ngo afite karagiteri runaka, afite karagiteri runaka, afite karagiteri runaka. Rero tuyitwararikeho. Dukomeje turahasanga icyo twita creativity. Creativity baratubwira ngo ni uburyo bukwemerera cyangwa se bukwereka ko ibintu bishoboka, ko nta mupaka uhari, ko ibintu bishoboka wabigerageje byakunda. Aha twavuga nko ujya ubona mu nama nyinshi, muri disikuru nyinshi cyangwa se speech z'umukuru w'igihugu cyangwa se abayobozi runaka badushishikariza gukura amaboko mu mifuka tugakora. Ntabwo twavuga ngo ni byiza kwicara ngo bazaduha, kwicara ngo bazadufasha. Natwe ubwacu dukwiye kugira gukura amaboko mu mifuka tugakora, tukagaragaza yuko hari aho twakwikura, hari naho twakwigeza, hari icyo dushoboye, hari icyo twamarira igihugu mu buryo bwo kugiteza imbere. Rero creativity yacu irakenewe kuko itwereka yuko ibintu byose bishoboka. Ibyo rero ni inama nziza, ni uburyo bwiza N&U the winners nayo igushishikariza kuba wakura amaboko mu mifuka ukajya ku murimo ugakora. Niyo waba ntawe ufite, genda urawubona, wikwicara mu rugo wishyira amaboko mu mifuka ngo akazi karabuze. Kura amaboko mu mifuka ujye gushakisha icyo gukora. Reka dukomeze. Igikurikira ni yitwa commitment. Commitment baratubwira yuko gutangira ikintu buriya biroroshye, ariko kukigumaho bigakomera, cyangwa kuguma kuhasorenga ukakigeraho bikomeye. Commitment rero baratubwira ngo ishobokera abantu bakomeza gukora nubwo umusaruro cyangwa se ibivamo biza gake gake. Ariko umufaransa niwe wavuze ngo petit à petit l'oiseau fait son nid. Gahoro gahoro inyoni igenda yubaka icyari cyayo. Rero nubwo umusaruro uza gahoro gahoro, garagaza commitment yawe ku buryo ugera ku musaruro cyangwa kuri result z'ibyo waharaniye cyangwa se z'ibyo wakoreye. Rero baratubwira ngo ni ukwizerera. Commitment ni ukwizerera muri process mbere y'uko ubona ibihembo cyangwa se ubona umusaruro uva mu byo watangiye cyangwa se wiyemeje gukora cyangwa se wiyemeje kuzageraho mu gihe runaka tutarageramo. Reka dukomeze. Ikurikira rero bayita clarity. Ushobora kwibaza uti clarity ijemo ite noneho? Hano baratubwira ngo clarity means understanding your priority, your direction, and what you actually matters to you.